ngaya makuru ari kuva mu rukiko mukomeze musome dukomeza hanyuma ndababwira ngo murebe biri kuza. yaburanye ahakana icyaha akekwaho avuga ko screenshot urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwagendeyeho rumukatira igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo ko atayemera kuko atari iye. Avuga ko iyo screenshot yatanzwe n'uwitwa Odette utarigeze agira icyo abazwa mu bushinjacyaha, ayiha Semuhungu utarumvikanye na Jihad nawe ayiha Yamano. Ku kindi cy'imvugo yakoresheje avuga ko yazimije mu rwego rwo kwanga kuvuga ibiteye isoni mu ruhame. So ngibi uruvuga ngo amakundi kuyakurura bunyenye mukanya umuhungu agiye gusohoka right away. Guys urakoze cyane mama yakari ku mwana nzamukorera iki Divine urukundo mpata nzarukoreza gukorera iki pastor mumvane guys mugire muri gift gallery mukanya murumva telefone Jihad ayiriho katika jina la Yesu Imana byumva. Guys mumvane rokaro haje umuntu winyara mu isunzu avano karo kabwana na pininza mumvane ibintu byose mujye muri Bible ngo kwizera kwacu niko kuzatubatura ngaho ni kutubasuragira umuntu unkanda ibintu biremeye munikande yako mugende muri gift gallery muvane ikintu gifatika harazira manigane harabura himwe sheri yikureho harabura manigane ebyiri hakaburaho Galaxy 3 muzivane mu muzicyahe umwuka mubi w'ubutindi n'ubukene bavemo katika jina la Yesu. Godfather mukuru wanjye ndimo ndatitira aho nicaye ndimo ndafatura mu rukiko umva ndimo ndatitira wanyine bajya ngo ni gallery nayo wigiye kumwe mugiye gukora muri gallery ariko bitwa n'inkuba Janine wakoze inshuti yanjye okay uratitizwa n'icyo Janine thank you ariko riri rindira umushu atahe uraza kubona fire ngo nguki ndumubwire Janine kamubwire Janine ndimo ndatitira yakunda amunota kuvuga aravamo muratitira mwari mwatitira te bombo kwat umva bomboka uyongera akantu ka positing umva we uretse ko n'umushuni yarabayeho nabi rwose ari muri yakakubitwe n'inkuba agomba gutaha ubu buretse gato ndababaza okay Divine hasigayeho tubiri sheri tumanureho bamukiko bamuyemo uyari kunyaza ari gukora iki nawe ndimo ndatitira on wanyine ako Godfather gabanya amagambo nganga baza gufunga kwa Makuza hataza kugira abaza kujyayo kwiyahura umushuru namara gutaha Jani waburetse mubekashwa kwa Makuza muhafunge baya ntago muri bunyire TikTok umva ndavuga Yesu waguki mufunge kwa Makuza ubundi abashu mwicare mufungure champagne ndishyura mare gutaha I'll pay you see aiwe Janine ariko mwari mumeze neza we uponyonyo Jewe barimo kunyisekereza reka nkomeze nseke uyu nguyu nduko Sankara ibyo bintu ukora nibyo Imana ishaka Sankara uri umunyabwenge buriya ntagiye kukubona Sankara nibyo nakubwiraga Sankara urabona ko hasigayemo utuntu duke yego tugeze kuri 18 wow thank you so much Sankara hasigayemo manigani Galaxy na turatundi profe uvuye kuri ipanota manuye akabwana k'intare Divine harabura himwe thank you my love umva nkubwire profe ibikorwa bigomba kujyana n'amagambo maze kutubwira aho tubikora vana akabwana umukozi w'Imana mujye mureka ibi bintu twagiye nkeneye umuntu ariko se hasi nta bantu bashobora gukora ibitangaza bari hasi tika jina la Yesu Divine harabura manigane izina ryanjye ryanditsemo niriyandikamo reka bikwereke reka nze Divine bane ya kabiri nawe nkore screenshot nawe arimo bwari bubiri ku rukiko iraje uretse bwari bubiri nkakureho oya Divine ni urukora manigane imwe ntegereje ngo ayikureho mbite nkora screenshot banza ubwe Sankara agasigayemo muri turaya ari gukora Sankara avano haraburaho kamwe okay nabukuye izina rya ryanditse tayari
hasigaye Galaxy Manigani twagiye naka kabwana k'intare Prophet agiye kuvanaho na Prophet akunda ni gato kuri Prophet ariko cyangwa amafaranga abakozi b'Imana bayakunda yinje ariko kuyabasohoramo ariko ngiye kamabwiza ukuri nko amafaranga y'abakozi b'Imana ariko riri iyo yamuvuye bayafashishije abakene baguze n'amamituweli riri pupe amabwiza ukuri n'Imana saha turi guserebura hamwe ko bamaze kugira akantu manura kubitamo akantu riri menye ko ari wowe Jesus Prophet ahaye keza karaba ariko Imana irihangana aho Prophet abona atazi gukoresha TikTok man riri nabaye apo nyuma amagift yaraye amaye se ntago mwari muhari 20 level ya 22 ntabwo azi gutanga Divine we ntegereje sheri ago difa karame Mutoni amubwiza gutora ibintu byawe bro ujya gutora ibintu byanjye ni jihad s'il te plaît keretse niba uri gusenga ngo jihad ntari kuri kwipanga akazi ya Yesu none se jihad Sankara ari kwipanga akazi urashaka kujya kwa Mutoni muto nari nayo ni message ya Sankara don't worry ariko Sankara agiye menya ko ndi umufana ahubwo Mutoni natugana afite publicité Mutoni nje bitewe n'ukuntu uyu mwana numvisha aca bugufi n'uburyo ibikorwa bye nabonye ahantu biri n'ukuri ko umwana w'umukobwa wese ukora ngiye am down to support Muto nemereye kukwamamariza for free. Wow. Thank you so much God. Unyoherereze video zawe, unyoherereze everything. Ngiye kubikora. Nanjye mbonye akazi. Sira kuyihe nimero go. Ariko kumwamamaza nkamubaza natabaye. Uravuze gura video nziza yo kudutanga bakajya bayohereza. Sira kuyihe nimero. Nimero yanjye Keza. Ya nimero ujumbaza niba nari imwe ujye untereka. Nanjye ndayimuha. Ese kuhora urya ntacyo kanzanyemo. kurya urukumbwa ntabwo ari kurya ibyo kurya. No guys muvano ziriya Galaxy ariko sinzabagirana. Galaxy 3 ngo mpora ndya. Ururya nyine. Banyarwandakazi dutegereje inkuru nziza ziva muri jihadi mukora ku bitunga Imana yabahaye mu blessing umukozi w'Imana Godfather. Kwihuta. Bishop twamushuhuje. Inde? Profete. Pastor. God bless you. Bamwita life mean gisobanuro cy'ubuzima. Life urabona ko ahise abikora harabura kujya reba bisa. Tayari. Mutipe simuza ariko banarenze bro. Si ndebera abantu bazima bro. Thank you so much. Life mean afite igisobanuro cy'ubuzima. Life mean afite nazira Galaxy ziravamo bro. Thank you. Life ararenze. Wabibonye life hasigaye Galaxy. Hari ibintu ngomba kukwigiraho. Life mean ninde ntara tutaramenya. Hari ibintu ngomba kukwigiraho. Bituri byiza bro. Ngiye nta gitima kibingira nimwe mungira we. Usiko kuva naza kuri TikTok nta muntu blessing ma gift basi. Kandi naziguhaye iyo 300 se n'aba followers. Urakoze cyane. Urakoze. Izo ntabwo ari gift ufite madame. Ubuzima bwanjye ni hano naboneye Baby Ryan. Nukuri. Nibitari bazabigwa nshuti yanjye. Reka nze nkubwire Keza. Ureke ibingibi mugenda mwigirisha gutya ntabwo ngiye nikina. Urukunyumva? Ndi umunyamugisha. Muje muza mbavungurire ku mugisha wanjye ngende umunyamugisha. Yiko. Ariko ibaze Godfather ubu turi kuvugana uretse agashuka kanyorosheho gato. Abantu 800 bro. Bingiye blessing uretse abantu 800 mu turi kuvugana bahostinze nambaye ubusa. Umvanza gukubira kabisa. Urukunyumva? Ubu turi kuvugana nambaye ubusa buri. Ivuye kuri wowe Godfather. Uri kunyumva? Hambo iyo kanze uhita ubona abantu baguhaye. Urakoze cyane. Ubwo ndabizi Sheremba ndi mu bishokori iyo ngiyo. Reba ko kago. Njuga yaguhaye 226. Weza garurizo mbarika. Umukozi w'Imana Selemo yagiye kuri charging wagarutse ndategereje. Na gufollowinze banza following nawe. Good fanyene gift yawe je nawe nje naku blessing kirahaje. Ushaka iki nsaba icyo ushaka.
ushaka yewe kikuvuye iyo ku ngiyo mutima ntuyibona ushaka iki nsaba ikintu ushaka icyo ushaka kikuvuye ku mutima wumva kintu godfa mu icyo ushaka kuko usanga adasobanukiwe iby'amagifuti abona byohereza byoroshye mu mpera karabwa tiktok just for fun rwandamuka nakwimika divine ndagushimira nawe guhandamuka pe ariko wagira kunsuzugura wa mugore we Buramuka. umva ndamuka nkubwire jani ntukansuzugure Profete ngo gwe galaxy. Profete nta galaxy Profete numpa galaxy urampa galaxy 3 Matrix ku murongo wawe. uje muri galeri hari icyo bitwaye ujya muri galeri izina ryawe uko ryandikamo muri galeri c'est tout ubwo ni galaxy 3 nizo zibura reka mbibereke Abantu bose barebye gasobanuye kuki batande bakankunda. kakundwe n'amageragere kakundwe n'inkuru Kakutwe Mana. Wajuko. erega iyo reba reka mbere